Gukira ni ikintu kigoye pe, cyane cyane iyo utateganirijwe cyangwa se udafungutse mu mutwe ngo ubashe guhangana n'iyi si. Dore ko gukira ku mahirwe, waba watoraguye amafaranga cyangwa se watsindiye loto cyangwa se watsindiye amafaranga ahantu, byo bigoye, dore ko bibonwa n'abantu 0.01% by'abatuye isi yose. Niyo mpamvu abenshi bisanga baba mu bukene nyamara bibaturukaho ariko batabizi. Reka uyu munsi turebere hamwe bimwe mu bituma abantu badakira ndetse batanatandukana nabyo bakazagenda bipfira bakiri abakene nta kintu kimwe bagezeho. Reka twihute tujye ku kimenyetso cya mbere. Icya mbere ni igihe usohora amafaranga menshi kuruta ayo saving cyangwa se ayo ubika. Ikinyamakuru Get Smart About Money kigira kiti: ese ufite make ugereranyije n'ayo wari ukwiye kubona ku kwezi? Niba ari yego, iki ni igihe cyiza cya nyacyo cyo kugira ngo uhindure uburyo wasohoragamo amafaranga cyangwa se ukoresha amafaranga. Biragoye kubika amafaranga niba usesagura, ndetse gusohora kuruta uko winjiza ni inzira nziza yo kugira imyenda myinshi. Ni byiza ko wakirinda imyenda niba bishoboka. Ikindi kandi ni byiza yuko twiga kuba mu buzima bungana n'uko tureshya, kubera yuko niba tubasha kureba kure ndetse tukareba ubuzima bw'ahazaza, twese tuzi neza yuko ubuzima umuntu abayemo kano kanya ari bwo bugena ejo hazaza. Ikimenyetso cya kabiri: gutegereza kuzungura. Abantu benshi cyane cyane urubyiruko rukiri rutoya rwiyumvisha ko nta kabuza igihe ababyeyi babo batunze, bafite ubutunzi bihagije kugira ngo nabo ubwabo bazakire. Ariko se nyamara nibyo? Hoya. Ibi bishobora kuba byo mu gihe kimwe, ariko nanone ubuzima ni ikintu gihindagurika cyane ku buryo utazi neza niba uyu munsi uko ubayeho ariko uzakomeza kuba hejuru. Bijya bishoboka yuko kenshi abantu benshi baterezwa imitungo, abandi imitungo ikanyerezwa, abandi hakazaho ibiza bikayihanagura. Aha rero wa wundi wizeye kuzungura ndetse wizeye gusigarana iby'iwabo n'imitungo y'iwabo asigara ameze nk'utazi yava ndetse n'iyajya. Ikindi kandi abenshi niyo bayigezemo bikunda kubananira kubera yuko baba batarabonye ibintu uko bivunikiye, ahubwo barabonye ibintu kuko babihawe. Burya biragora cyane kumenya kumanaginga cyangwa se kujera cyangwa se kubasha gukontorora ibintu ngo bicunge mu gihe uzi neza ko bitigeze bikuvuna. Iki ni ikintu cya gatatu: nturamuka utaretse nta kabuza uzapfa ukennye cyangwa se uzapfa uri umukene. Ikimenyetso nta kindi ni ukuryamira. Kunda gukira. Iki ni ikizamini ngo gikunda gutsinda abantu benshi bahora bifuza kugera ku butunzi ndetse bafite inzozi zo gutunga amafaranga menshi, ariko akenshi ugasanga gukanguka cyabereye ikibazo gikomeye cyane, naho bakangukiye ugasanga telefone, kwiyitaho ari byo bibamarira umwanya munini cyane, n'ubundi ugasanga aya masaha nta mumaro na mutoya abagiriye, ndetse bakisanga izuba ribarasiyeho bakiryamye. 40% by'abantu bagera ku butunzi rero baba bazi kuzinduka cyane bagakora hakiri kare, bitandukanye cyane na 3% by'abakira ariko baryamiriye. Abenshi bavuga ko bazi kuzinduka n'ababa bafite gahunda cyangwa se hari abantu bahanya randevu yuko bari buze kuza kubakorera ikintu hakiri kare, bityo bikabatera kuzinduka. Ariko mu by'ukuri ntabwo ari byo bikwiye. Kuzinduka byagakwiye kuba umuco wa buri muntu, ndetse na buri muntu wese wifuza gutera imbere cyangwa se abandi twabonye wifuza kugera ku butunzi bwinshi. Gukora kare bituma burya hari inyungu nyinshi ubona kuruta wundi ubyuka atinze, kubera yuko ubwonko buba bukiri buzima, bukimeze neza, n'umubiri kandi ubutari wananirwa, wumva ugishaka gukora nyine ugifite imbaduko ndetse n'ibakwe ryo gukora. Nk'uko abahanga babyemeza ngo nuko burya binongeranga amasaha yo gukora cyane. Abenshi turabizi neza ko abenshi mu masaha 24 ubusanga bayamara baryamye, bagakora 5 yonyine gusa, andi bakayaruhukamo kandi bakoramo gake bananiwe, ndetse andi masaha abara yo gusinzira n'andi apfira mu tuntu n'utundi, kuri telefoni, ku tundi tuntu wagiye gukora tugiye dutandukanye tumarira abantu n'ubundi amasaha. Muri make ahangaha nahita nkubaza ikibazo: ese urifuza kuba umunyamafaranga, urifuza gukira, urifuza kugira ubutunzi bwinshi, ariko n'ubundi uracyakora aya masaha 5 kuko andi bayamaze wibereye mu buriri, andi ukayamara uri kwitaho, andi ukayamara muri bya bindi bitoya bigenda bitwara umwanya ugiye utandukanye? Aha rwose nta kabuza uribeshya. Umukire wa mbere ku isi Elon Musk aherutse gutanga ibanga ryo gukira, avuga ko nibura bigusaba amasaha nibura 9 ku munsi uyakora utaruhuka. Bishatse kuvuga ngo nudahindura uburyo ufatamo gushaka amafaranga cyangwa se uburyo ukoresha mu mwanya wawe, inzozi z'amafaranga uzajya nta kabuza uzisiga mu buriri. Ikindi kintu cya kane nudahindura muri uyu mwaka kizagusiga rwose n'ubundi uri umukene, ndetse byanga ngo ukazapfa n'ubundi uri umukene. Niba uzi ko utajya ushora
cyangwa se niba uzi kutajya ufata risike. Abantu benshi ntabwo bumva yuko gufata risike ari ikintu gituma amafaranga kwizanira. Kubera iki? Kubera yuko risike abenshi bahita batekereza yuko niba ari risike nyine ijyanye n'igihombo nta kabuza. Abenshi ugasanga bafashe amafaranga bayabitse muri bank account zabo, ndetse andi barayakoresheje nta kintu na kimwe bayakoreshejemo kindi uretse kuyabika, cyangwa se andi bakahita bayashyira mu bintu bihita birangira ako kanya. Ariko nyamara gushora ni kimwe mu bintu bya mbere burya bishaka kuzanira amafaranga, cyane ko utazi uburyo ejo ibintu bihinduka. Niba rero utajya ushora amafaranga yawe cyangwa se ngo ufate risike uvuge ngo nkoze iki ngiki menye ko gihomba cyangwa se cyunguka, aha rwose nta kabuza uzarinda nyine n'ubundi upfa ukiri umukene, kuko watinye gushora amafaranga ngo urebe ko nibura amafaranga yawe yabyara andi mafaranga. Kuva uyu munsi rero ibyo ni ibintu nibura 4 byatuma upfa ukiri umukene igihe utabihinduye. Ndagukangurira gukora subscribe kuri iyi channel kugira ngo ujye ukurikirana n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye, hanyuma nakagaruka buri munsi tuzatubagezaho nibura buri kintu cyagufasha muri ubu buzima. Kora subscribe kuri no kuri like, hanyuma ufungure n'inzogera hasi kugira ngo uko dusohoye ikiganiro ujye uhita ukibonera ku gihe.